ariko urashaka muri cyo cyangwa umusazi Ese kunyara utandeba kanyayirwe na kanyara cyangwa unyayirwe na nyabingi gusa ni fosa ari kunyaramo ariko umuntu aba yakubwa agashaka kunyara kanyara hano ubwo nisho mbonera iko waje ariko wakubitwa na nyabingi cyangwa kubitwe na nyamutanga umva we hano we umva we hano soma hanga handitse wiki shahe ibintu yende marangena nagufatira shahe ibi ni ibyapa bakira barashizeho ngo bakaza oya soma ngiye nyibikubwira kuko nutinza bo ndakuca ubugabo irabujijwe kunyara hano uza fatwa azacibwa ubugabo umva ubugabo sabwo gusa noneho wanyariye umaze kunyarira unyara n'ahantu bitemeye kunyara ubwo se urumva bikira ubugabo gusa cyangwa bugiye umva reka nkubwire ko agabana ibi nayo se ubugabo kwa nyirabugabane ubugabo bwe ntabwo naguha ugetseho no kunuka basi se reka tubyoroshye basi hano kwitangaza ari akantu mwibagiwe udashaka gutanga ubugabo ntabwo yatanga amande twongeyeho akandi kantu no kutwigisha iyo tugomba gukora ariko undi wari uzi n'ibindi uzi ko ahangaha uje umuntu yahanyaga baba salamu yesu njyewe umunsi narakaye abarisi njye bandakaza buri munsi sinzi impamvu bisorakajwe n'iki wa mugabo nawe mfashe umumbwire wa mugabo oya njyewe uyu munsi narakaye ntabwo ngiye ni kubagera ibintu bigera ubu njye kuko nzi ibyo mwapfuye kuri ko ngaho mbwira ako wa mugabo utanye hano yesu kunyara gusa wa mugabo rero nimba wanyahanga ubaga wifashe wicukuriye imvakirika kuko urapfuye nuraye umva rero urumva ukika ibigiye kuba byose abigusobanuriye none se basi ndakwica wo kurya amenyo ndagukuramo amaso ndakurya Yesu ndaguca amatwi ndaguca ubugabo none yo kubwira dore afande nawe araje uko nabyivanze mureba hano